nangiye kumenya yuko hari n'ibindi ushobora kumpisha ngiye ntazi. nta bindi bihari, nta bindi bihari. Mamisi, ukagira umwana w'inkumi akiga primaire akiga segonderi agakura kuri icyo kigero cy'uko twamusabira yashaka umugabo, wa mugore we kunteye ubwoba. Oya, rekera aho ngaho. Iyi nkuru iramvunnye kuyumva kurusha ibindi bintu byose byamvunnye kuva naba kuri iyi si. Ese musaza wa Iribagiza yaba akundana n'umukobwa wa Nyirantambara? Ayo niyo magambo abantu benshi batangiye kwibaza, ndetse bigoranye yuko bayasobanukirwa. Nta handi uri busobanukirwe naho ngaho ngo baba bakundana. Ni njye uri buyagusobanurire 100%. Shinga agatebe maze nyagusobanurire. Nurangiza ikintu ndi bugusabe ni ukudukorera subscribe, nta kindi. Warangiza ugashinga agatebe nkabikubwira neza 100%. Ese ubwo uratekereza neza ko baba bakundana? Babarira umbwiza ukuri. Nanjye ibyo bintu ndi kubyibaza, kandi ninjye uri buguha ukuri kose. Shinga agatebe, ndetse abanyamahirwe nabo turi burebane kino kiganiro kugera kirangiye. Musaza we barakundana neza cyangwa ntago bakundana, akaba ari ibihuha? Niyo mpamvu nabahishe no mu maso kugira ngo mutababona. Rero kugira ngo wumve ikiganiro umeze neza, nta kindi kintu ndi bugusaba, ni ukureba aho hasi hari buto yanditseho subscribe, ukayikanda subscribe ikavaho. Iyo imaze kuvaho wongera ugakanda ku kantu ka mbere bita notification, kugira ngo megabyte zawe ugura zitazajya zishirira ubusa. Kuko twebwe twigerera kuri tera ibyo tubabwira ni ukuri. Usibye channel ebyiri uzajya usangaho ibiganiro by'inzira y'umusaraba, nta zindi channel. Ni Big Family TV, ndetse n'iyi channel ari we muryango mugari wanyu. Twabahitiyemo kuzajya tubagezaho amakuru mu gihe twahuye n'ikibazo cyangwa hari icyo dushaka kubamaraho amatsiko. Iyo ukoze sub ntagupfusha megabyte zawe ubusa ngo uri gusacinga, ahubwo notification kugeraho ugahita ubona ibintu byiza cyane. Rero nk'abatindiye rero, reka nze mbereke ukuntu turi bubikore. Reka buriya ndabemera cyane, muri abantu b'agaciro. Nongera nshimira abantu bose badutera inkunga, haba kuri Momo cyangwa batwandikira kuri WhatsApp yacu, kuko nimero tujya tuyitanga ikiganiro kigiye kurangira. Ndetse wifuza no kumenya ibindi, wareba ibiganiro twakoze kuri channel yacu biri hasi, ukabireba neza ukasobanukirwa. Ese koko baba bakundana? Reka dutangire. Yaba akundana na musaza wa Iribagiza? Bikaba bigiye kuba inyigisho ku bantu bose badakwiye guhohotera umuntu. Ese ibyo abantu bakomeza bavuga cyangwa mu nyigisho ariyo makuru ngiye kuguha? Musaza wa Iribagiza akurikije ibintu Nyirantambara yamukoreye cyangwa abakorera mushiki we, akaba akundana n'umukobwa we, byagarukira? Gusa ndizera yuko ntago ari umuntu waba ufite umutima mubi ku buryo yatana n'urukundo, ariko nawe byibazeho. Gusa ibyo ni ibintu abantu benshi batangiye kuvugaho, batangiye kwibaza. Niyo mpamvu tubabwira ati mukore subscribe kugira ngo amakuru atazajya bacika, ndetse n'ibyavugiwe impande n'impande cyangwa ibyo uri gutekereza ukatubwira tukabikubwira. Yego, icyo bita gusogongeza cyangwa kukubonjeshaho gake gake, tugenda tugucangamo utuntu twiza. Gusa akenshi njya mvuga ati umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku, kandi ego iryo jambo ujye uryumva neza. Sibyo, umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku, abwirwa benshi akumva bene yo. Nkunze kuvuga ati ibiganiro ntago najya nkivuga cyose, kubera yuko filimi najya uba uyiteza, ahubwo ndaza nkakora icyo ngicyo, nkaguha ukuri gake gake. Benshi ikiganiro nakoze, manuka hasi rimwe urebe icyo kiganiro nakoze kigendanye na Nyirantambara n'umugabo we, byo kwibaza se yamwirukanye. Ibyo bintu uri kubyibaza ngo namwirukane? Ndakeka ntabwo bishobora gushoboka, kandi nawe urabizi neza ko bitashoboka ko ari bumwirukane. Gusa ni nako bigenze, kuko aramubabarira, kuko nawe n'undi muntu mugenzi wiwe, ndetse bafitanye amabanga menshi ndetse mabi
y'amakosa ni ukuvuga ngo aramutse agiye ya makosa yose bayashyira hanze ugasanga bisanze mu maboko atari ayabo. Rero niyo mpamvu mubwira ngo genda ubanze wumve icyo kiganiro kiri hasi, numara kucyumva n'ikiganiro gikurikira iki ngiki, numara kucyumva noneho sasa uhite ubona ugaruke neza n'iki ngiki wacyumvisha, kuko uri umuntu w'agaciro pe, nkubaha ngushimira abantu bakomeje no kudutera inkunga kuri momo, turabashimira cyane, n'abari kutwandikira kuri WhatsApp badusaba n'ibindi badusaba uko byagenda, muri abantu b'agaciro. Mbibutsa ko dufite TikTok dufunguye ari nshyashya, mugende mudufollowinge, yitwa Big Family TV. Niyo TikTok tugiye kujya dukoraho live, tukaza tukaganiriraho kuri live, ariko mujye mutwihanganira, dufite icyo twakita ibibazo ariko bigiye gukemuka, filimi tujye tuyibahera igihe. Bantu bacu turabakunda cyane, icyo mbibutsa ni ugukora sabu ndetse ugafungura n'inzogera kugira ngo megabayite zawe zitazajya zipfa ubusa uri gusacinga inzira y'umusaraba. Aho iyo ukoze sabu ubona notification, nta kindi, icyo bita nk'itangazo leta ari kugeraho ko isohotse igiye hanze, ugakora sabu kuri cana ebyiri gusa ukarekera ukinumira. Ese we murakoze rero, ngenda bakunda, Imana ibarinde, mujye mwihangana, dusubire mu kanya mu bindi biganiro. Ikiganiro ushaka ko nagukoreraho cy'umuntu runaka uhita undabura mukubwire, ntaribi. Murakoze.